umwanzuro dufashe nuko amateka yabaye tugomba kuyasigasira tukayabwira abadukomotseho kugira ngo kubera yuko uko imyaka igenda ishira ababyeyi bacu bari icyo gihe bari bakuru bagenda basaza. Rero umwanzuro cyangwa se ubutumwa twagejejeho n'umuyobozi waruhagarariye Ibuka bavuga bibuka ku nshuro ya 32 umurenge wa Nyamirambo aho wibutse abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Niki wabwira urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi? Urubyiruko icyo narubwira Yego, murakoze cyane mwese abadukurikiye aho muherereye mwese. Ndabashimiye ko mukomeje kudukurikira abakurikiye TV. Rero reka mbashimire mwebwe mwese. Aha turi ni mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza aho bibutse bavuga bibuka ku nshuro ya 32 umurenge wa Nyamirambo aho wibutse abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Havugiwe amagambo menshi y'ihumure kandi ibi bikomeza amagambo menshi ajya agaruka bavuga ku rubyiruko kugira ngo twige abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga tubashe kumenya ibyo tuvuga, tubashe kwandika amateka yacu yakorewe abatutsi kugira ngo n'abazadukomokaho n'abari hirya no hino mu mahanga bazabashe kumenya uko ayo mateka yacu yagenze. So turi kumwe rero na mama Elvine hano, reka tumusabe aze atubwire nawe ni umwe mu bantu bari bitabiriye uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Tugwaye ikaze mama Elvine, nawe twagusanze hano hantu aho umurenge wa Nyamirambo wari kwibuka. Bivuze iki kuri iyi nshuro kwibuka jenoside yakorewe abatutsi? Bivuze iki kuri wowe? Bivuze ko ari ukwibuka amateka igihugu cyacu cyanyuzemo tunayasigasira duharanira yuko ibyabaye bitazongera kubaho. Yego, amagambo menshi y'ihumure bagiye batubwira, bavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkawe jenoside yabaye uri muto, mukoresha imbuga nkoranyambaga, mufashe mwanzuro ki? Murateganya gukora iki? Umwanzuro dufashe nuko amateka yabaye tugomba kuyasigasira tukayabwira abadukomotseho kugira ngo kubera yuko uko imyaka igenda ishira ababyeyi bacu bari icyo gihe bari bakuru bagenda basaza. Rero umwanzuro cyangwa se ubutumwa twagejejeho n'umuyobozi waruhagarariye Ibuka yavuze yuko amateka tugomba kuyasigasira tukayashyira mu bitabo no ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abana batoya kugira ngo ayo mateka atazibagirana. Kubera yuko abakuze bafite ayo mateka bayazi bayanyuzemo barimo baragenda bagera mu myaka yuko bamwe bakura bagasaza bikaba ngombwa ko bataha. Rero ayo mateka ni ukuyasigasira tuyandika tukanayashyira mu ntuza mu mvugo akabikwa kugira ngo atazibagirana burundu. Niki wabwira urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi? Urubyiruko icyo narubwira ni ukugira ngo duhangane n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bapfobya amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Tuzajya tubasubiza tutabatutse, tubabwira ukuri kw'ibyabaye ku gihugu cyacu kandi tunagira gute duharanira yuko ibyabaye bitazongera kubaho. N'urubyiruko runkurikiye dusure inzibuko zigiye zitandukanye, turebe imibiri y'abacu bazize jenoside aho iruhukiye kugira ngo abantu bive mu kumva inuza ibiganiro, ahubwo tugende no ku nzibutso turebe amateka neza, turebe ibyabaye. Yego, hano inyuma yacu muri background murimo murabona abamama beza cyane. Abamama nabo
bafitanye amateka maremare na Civugiza, bafitanye amateka maremare na Nyamirambo. Ubwo rero turakomeza kwihanganisha abarokotse jenoside muri 1994 kugeza ubu ngubu. Icyo bivuze ni ukugira ngo tubwire abantu, tubwire abanyarwanda, tubwire isi yose muri rusange yuko jenoside yakorewe abatutsi itazongera kubaho ukundi, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Nkuko mwagiye mubibona rero, murabibona yuko magaze kuri cya igikuta batubwiye ubuhamya butangaje, igikuta intera hamwe ndetse n'abagezi ba nabi bafataga abana b'impinja bagakubita kuri iki gikuta muri kubona inyuma yacu. Ndagira ngo babwire yuko rero abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bari mu mahanga yuko dukeneye kuzirikana amateka yacu kugira ngo ibyabaye bitazasibangana, kuko turagira ngo tubamenyeshe yuko iki gikuta muzabyumva mu biganiro bigiye bitandukanye, ni igikuta gifite amateka maremare. Hano mu iki kigo cya Saint Andre banze gusenya kubera yuko ni igikuta gifite amateka avuga yuko abakoze jenoside cyangwa se leta ya kera y'interahamwe yakozaga ibintu bigiye bitandukanye, yafashe abana batoya bakabakubita kuri ibi bikuta. Ari nayo mpamvu tugira ngo abantu twese dushyire hamwe, dukomeze twubake u Rwanda rwacu, twubake igihugu cyacu nk'urubyiruko, nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, nk'abantu bakoresha social medias, tuzikoreshe mu buryo bwiza kugira ngo bitazakomeza amateka yacu agasibangana. Murakoze, reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiye, kandi mbashimire ko mukomeje gukurikirana Elvin TV show. Imana ibahe umugisha.